turashaka kureba uburyo iki kiyoka cyatangiye kurwanya uyu muteguro w'Imana ugereranywa na Yerusalemu nshya mu ijuru, hanyuma ukaza kuzuzwa n'umugore wa Adamu ari we Eva, ukongera kuzuzwa n'ishyanga rya Isiraheli, ukaba ugiye kuzuzwa neza n'itorero rya Kristo, aho rigiye gukurwa mu isi rikajya kuba muri wa muteguro wayo ari we Yerusalemu nshya yo mu ijuru ugereranywa n'umugore. Umurizo w'icyo kiyoka wakuruwe 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru. Nari mbabwiye ngo iyi mvugo ngo 1/3 itsindagiriza ko hari umubare mwinshi w'abamarayika Satani yamanukanye nabo bavuye mu ijuru. Namwe murebe abadayimoni baba mu isi yose, nukuvuga ngo bakorera mu isi yose, nta gihugu na kimwe batarimo. Ni imyuka izerera kandi igenda nk'umurabyo, baba barimo gutembera isi yose, nibo bari guteza ibyago mubona mu isi, bari gukoresha amahanga yose mu ntambara n'ubwicanyi bubera mu isi. Ni ukuvuga ngo uwo ni wa mubare w'inyenyeri ugereranywa na 1/3 umurizo w'icyo kiyoka wamanukanye. Tubonye ko umurizo ni uburyarya, ni umwuka mubi wo kwigomeka ku Mana Satani yateye mu bamarayika, ko nabo bari banduye Satani yirukanywe, bagomba kumanukana nabo, hanyuma baza hano mu isi. Muri uyu mugabo witwa Yesu ari we Adamu wa nyuma, mu rubavu rwe niho haturutse itorero, ari ryo mugore we cyangwa se umugeni wa Kristo. Mu gihe Adamu wa mbere wari ubugingo buzima, nawe umugore we Eva yakomotse mu rubavu rwe. Twongeye kubasuhuza bene data nshuti zacu, mwebwe mwese aho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye mushakisha ubuzima kugira ngo mubeho. Imana ibahumurisha cyane. Ikindi nuko tubashimira mwebwe mufata umwanya mu kumva ubutumwa bwiza tugenda tubagezaho, uko Imana idushoboje. Imana iguha umugisha wowe rwose ufata uwo mwanya kumva ubutumwa bwiza, kandi Imana ishyigikira ijambo ryayo tukugezaho ku buzima bwawe. Hanyuma reka rero dusuhuza umuntu wese ahari hose mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi. Amahoro y'Imana abe kuri buri wese, kandi tuvuga ngo wowe uri mu bibazo, humura, Imana yacu iri ku ngoma. Yesu ari ku ngoma, ntagahora gahanze, kandi ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ntabwo Imana inezerezwa no guhora ibabaza mu iteka, ahubwo igira ikamugira ibambe. Ikamubwira ngo rero kubw'ibibazo ufite, intambara urimo, Imana yacu ni Imana igira ibambe. Hanyuma turabwira nawe Imana agiriye neza kugira ngo wirinde kwirara no gutinda mu byo Imana yaguhaye, kuko iyo ni impamba wahawe igufasha kujya mu rurembo Siyoni. Rero impamba wahawe ye kukwibagiza intego y'urugendo watangiye rwo kujya mu ijuru. Intego yacu no kujya mu ijuru, hanyuma ibyo duhora nabyo mu nzira tugenda ni impamba duhabwa idufasha. Uko n'Abisirayeli byari bimeze, bava mu gihugu cya Egiputa bajya i Kanani. Imana yagiye ibagaburira amanu mu butayu, ibaha amazi yo kunywa, ibaha ibyo kurya, inyama. Ibyo byose Imana yagiye ibaha nk'impamba. Impamvu igicu cyahagurukaga bagomba guhagurukana nacyo bakagenda. Rero iyo mpamba ye kukwibagiza intego y'urugendo rwawe. Kereka niba wenda warahagurutse intego yo kujya mu ijuru ntayo ufite intego y'ibintu, ufite intego y'impamba gusa. Ariko niba warahagurutse ufite intego yo kujya mu ijuru, impamba Imana iguhaye ye kukurangaza, we kwitindaho, uyifate ariko ukomeze urugendo, ukiranuke muri ibyo Imana yaguhaye. Ikindi nawe waba warahagurukanye intego yo gushaka imigati ku Mana, yo gushaka iyo mpamba, nakubwira ngo Yesu iyo ntego ya nyayo Imana ishaka. Kuko Yesu ntiyaje kuduha imigati, Yesu yaje kuduha ubugingo buhoraho. Imigati yo n'abisi barayifite. Icyakoza twebwe abana b'Imana iyo tumaze kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, hari itandukaniro riba hagati yacu n'abisi, kuko tuba twongeye kuvuka bwa kabiri. Bivuye ngo ntabwo tukiri abisi, nta nubwo tukibarirwa muri kamere ya Adamu. Ntabwo ariho Imana ibiki tubarira,
ahubwo tuba tubarirwa mu gisekuruza cy'Imana, mu gisekuruza cy'ubumana, tuba tubarirwa muri kamere y'Imana, kuko tuba twarabyawe ubwa kabiri tukabyarwa n'ijambo ry'Imana, tugahinduka abana b'Imana 100%. bivuye ngo rero uburyo tugiye kuyoborwa n'ubuzima tugiye kubamo butandukanye n'ubw'abisi babayemo. Niyo mpamvu iyo tugeze aho ngaho ibintu byose tuba dukeneye by'isi, iyi mpamba bisaba ngo tubikure mu kuboko kw'Imana. Iyo dushatse kubibona nk'uko abisi babibona, tuba tugomeye Imana. Bisaba ngo ibintu byose bice mu nzira y'Imana. Tubanze tubisaba Imana, tubyereke Imana. Niba ari projet dufite, tubanze tuyereke Imana. Niba ari urugendo dufite, tubanze turwereke Imana. Niba mbega imigambi yacu yose y'Imana, hanyuma n'ibyo dushaka byose tubisaba iki? Imana. Aho rero niho tuba dutandukaniye n'abisi. Ikibabaje rero nuko abakristo benshi bamaze kwizera bashaka kongera kwiyobora nk'uko abisi nabo biyobora. Nyamara ijambo ry'Imana ratubwira ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenga. Imana iguha umugisha cyane, kubera ko iyi mpamba ugiye kureka kugira ngo ikurangaze. Impamba yo kukurangaza, kuko yo ni impamba nyine, ahubwo intego uhagurukanye aba ari ikomeza yo kujya hehe? Mu ijuru. Reka tugaruke tubabwira ngo iki ni ikiganiro Igihe Cyanjye, aho mumaze kumenyera yuko gitambukamo inyigisho z'uburyo butatu, inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, ndetse n'ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe. Uyu munsi rero turagarutse nanone kandi ku buhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe. Tugiye kuganira ku gice cya 12, n'ubundi nk'uko twari dusanzwe tukiganiraho tugiye gukomeza, ariko turongera tugisome kuko twababwiye yuko ibyiza iyo ugisomye nibwo n'umuntu wese agira amatsiko yo gukomeza kucyumva neza. Tugiye gusoma rero Ibyashuwe 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 17. Iki gice cyose naho kigarukira atubwira ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibisi. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramakwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsora. Abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu hateguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabara kurwana cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo. Umurongo wa 8, ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihabakiboneka. Umurongo wa 9, cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo yanze kwa kera, ari yo mwanzi na Satani, ari cyo kiyobya bari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Umurongo wa 10 akatubwira ngo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru ati, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, uko umurizo wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda n'amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajwe namwe bari bamuni mwishime, nabo wasiwe nawe wanyanjawe mu gushira ishyano, ko Satani amanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Umurongo wa 13 akatubwira ngo nuko cya kiyoka kibonye ko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa 2 ikizo kinini kugira ngo aguruka ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwi icyo kiyoka. Icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi nyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara, yasamye akanwa kayo, imira uruzi cya kiyoka cyaciriye. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye bo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Uyu murongo wa 17 tuzavugaho cyane. Uyu murongo utubwiye ngo ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye bo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Reka dutangire noneho rero. Ubushize ngira ngo murabizi ko turi kuganira kuri uyu mugore, twabonye ko uyu mugore agereranywa na Isiraheli. Mbere yuko iki kintu gisobanura neza mu cyumve cyane, nukuvuga ngo
imana igira umuteguro wayo na Satani akagira umuteguro we. Hariho imiteguro ibiri rero, umuteguro w'Imana n'umuteguro wa Satani. Umuteguro w'Imana ni umuteguro ugereranywa n'umugore, umuteguro wa Satani ni umuteguro w'abadayimoni. Iyi miteguro ibiri, umuteguro w'Imana ari ugereranywa n'umugore n'umuteguro wa Satani ari w'abadayimoni be, ni imiteguro ibiri igora ihanganye. Nuvuga ngo Satani ahora ahanganye n'uyu muteguro w'Imana ari wo muteguro ugereranywa n'umugore. Hanyuma turashaka kwinjira kugira ngo mbone uko basobanura ko uyu munsi tugiye kuganira ku murongo wa 3, wa 4, wa 5 ndetse n'umurongo wa 7 w'iki gice cya 12. Turashaka kubanza rero guhera kuri aka kantu kugira ngo tubereke uyu muteguro w'Imana ugereranywa n'umugore n'igihe Imana yagiye igambirira kugira ngo izawusoreze ku bantu. Uyu muteguro tugiye muri Bibiliya akeshi Bibiliya igaragaza kuri mu ijuru, ni umuteguro ugereranywa n'umugore, ariko uyu muteguro ukaba uri mu ijuru. Uturere ahubwo uyu muteguro ni uwuhe? Yerusalemu nshya mu ijuru niyo Imana igereranya n'umugore. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 21 umurongo wa 9 n'uwa 10 haratubwira ngo haza umwe wo muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi zuzuye ibyago 7 by'imperuka. Avugana nanjye arambwira ati ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. Umurongo wa 10 akavuga ngo anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru rufite ubwiza bw'Imana. Kurabagirana kwarwo gusa nk'uko ibuye ry'igiciro cyinshi cyane n'ibuye ryitwa yasipi ribonerana n'isara bwayo. Urumva hano umurongo wa 9 batubwira ngo ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. Hanyuma Yohana ajyanwa ku musozi munini kandi muremure ngari mu mwuka, agiye kureba uyu mugore, cyangwa se agiye kwerekwa uyu mugore ari we mugeni w'umwana w'intama. Uyu mugore yabonye n'ubuhe? Bibiri tubwiye ko ngo yabonye ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru. Nukuvuga ngo umugore yabonye ari nawe mugeni wa Kristo ni ururembo rwera Yerusalemu nshya ngo yabonye rumanuka ruva mu ijuru. Pawulo mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo wa 26 yaravuze ngo ariko rero Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni kandi niyo mama wa twese. Aha ngaha tuba kugenda tubafasha kugira ngo umuntu arusheho gukura mu ijambo ry'Imana. Ntabwo dutangira tutababwira ibintu byinshi, n'ubu ngaha ntabwo twahavuze, ariko Bibiliya yivuze umugore ikavuga umugeni wa Kristo ni Yerusalemu yo mu ijuru. Hanyuma uyu munsi biri kwitirirwa itorero rya Kristo, mu gihe mbere y'uko Yesu aza mu isi ryitirirwaga ishyanga rya Isirayeli. Twabonye ko Abisirayeli Bibiliya ibagereranya n'umugore w'Imana. Hanyuma tubona ko itorero rya Kristo Bibiliya irigereranya n'umugeni wa Kristo, ariko akongera akaba umugore w'Imana. Kuba n'umugeni wa Kristo nuko Yesu yarikoye amaraso y'igiciro cyinshi. Yesu ni umukwe w'itorero, ndetse yagiye gutegura n'urugo azacyuramo umugeni we. Hanyuma rikongera akaba umugore kubera ko rikorera Imana, riganduka mu gukorera Imana. Itorero rya Kristo riraganduka rikorera Imana. Impamvu Pawulo yabwiye Abefeso mu rwandiko yabandikiye igice cya 5 umurongo wa 24 yaravuze ngo ariko rero nk'uko itorero rigandukira Kristo aba ariko abagore bagandukira abagabo babo. Ukuvuga ngo iyo hajemo ijambo kuganduka, umuntu uganduka wese agomba kuba ari umugore, niwe ugandukira umugabo. Iri jambo kuganduka riza ryerekeza ku mugore aho agandukira umugabo. Noneho Pawulo aravuze ngo nk'uko itorero rigandukira Kristo aba ariko abagore bagandukira abagabo babo. Bivuga ngo rero itorero ryongera gahinduka umugore, rihinduka umugore mu buryo bwo kuganduka rigandukira Kristo, ariko kandi rikongera rikaba ribyara abantu mu buryo bwo kubabwiriza ubutumwa bwiza bakavuka mu ijambo ry'Imana. Noneho ni ukuvuga ngo uyu mugore uvugwa w'Imana ari wo muteguro ugereranywa na Yerusalemu nshya, niwo wongera ukaza ukitirirwa n'itorero rya Kristo, niwo wongera ukongera kandi ukaza ukitirirwa Isiraheli. Ni ukuvuga ngo umuteguro w'Imana ifite uri mu ijuru ugereranywa na Yerusalemu
itorero rizabamo. Itorero rizaba muri wa murwa Yerusalemu urimo arimbishwa nk'uko umugeni arimbishwa nyine. Tugiye mu gitabo cy'itangiriro ndashaka kubanza kubereka uburyo noneho rero uyu muteguro w'Imana ari we Yerusalemu mushya ugeranywa n'umugore wongeye kuza akitirirwa itorero rya Kristo, akongera akitirirwa Isiraheli, uburyo Imana yatangiye kusohoreza kuri Eva. Bibiri tubwira yuko Imana imaze kurema Adamu yaramufashe ngo ifata urubavu rw'ibumoso iruremamo umugore ari we Eva. Nubwo Imana yabikoze muri ubwo buryo, ariko iri zina Eva yari atararyitwa ndetse n'iri zina umugore byari bitaraza. Gusa ngo yafashe umugabo iramusinziriza, imukuramo urubavu rw'ibumoso, irangije irumuremeramo umufasha umukwiriye. Hanyuma umugabo we amaze gukanguka niwe wahise wita uwo mufasha we amazina. Icya mbere nuko yamwise umugore, yamubwiye ngo azitwa umugore kuko akora umugabo. Uwo ni Adamu wabyivugiye. Icya kabiri, Adamu arongera aravuga ngo izina rye ni Eva. Eva bisobanura nyina w'abafite ubugingo bose, kuko urubyaro rwose rw'umuntu rukomoka kuri Eva. Eva rero yaje ari gusohoza umuteguro w'Imana, ari wo Yerusalemu nshya mu ijuru igereranywa n'umugore. Abantu bose bakomoka kuri Eva bazaba muri uyu murwa Yerusalemu, bazaba muri uyu muteguro w'Imana. Turashaka kureba uburyo noneho iki kiyoka gisomye ku murongo wa 3 cyatangiye guhiga uyu muteguro w'Imana, ari wo Yerusalemu nshya mu ijuru, ari ugereranywa n'umugore, ariko gitangira guhiga uyu muteguro w'Imana giciye kuri Eva, kuko Eva n'abamukomokaho bagomba kuzaba muri uyu murwa Yerusalemu nshya. Ikiyoka rero cyatangiye gukurikirana uyu mugore ari we Eva kugira ngo kibuze uburyo abazamukomokaho kuzaba muri uriya muteguro w'Imana ugereranywa n'umugore ari wo Yerusalemu yo mu ijuru. Ubundi hari ibintu bishaka kubabwira. Icya mbere, hariho abantu babiri biri kunda kugarukaho, ari bo bagabo babiri. Umugabo wa mbere ni Adamu wa mbere. Bibiri tubwira ko Adamu wa mbere yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma ngo yabaye umwuka utanga ubugingo. Bibiliya yivuze Adamu wa nyuma ibishatse kuvuga Yesu Kristo. Niko bitubwira mu Rwanda ko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere 15 umurongo wa 45. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza yuko hari Adamu wa mbere akaba na Adamu wa nyuma. Adamu wa mbere nuriya Imana yaremye, ibiri tubwira ko yabaye ubugingo buzima. Hakaza na Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo. Gituma birivuga ko ari Adamu wa nyuma nuko nta wundi Adamu uzabaho. Bivuga ngo Yesu nawe ni Adamu, ariko akaba ari Adamu utanga ubugingo, mu gihe uwa mbere we yari ubugingo buzima, nta bushobozi yari afite bwo gutanga ubugingo. Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo, we rero we yatanze n'ubugingo, atanga ubugingo, kuko ngo ni umwuka utanga iki? Ubugingo. Twari tumaze kubona ko itorero rya Kristo rigereranywa n'umugeni wa Kristo, rikongera kagereranywa n'umugore. Impamvu rigereranywa n'umugeni wa Kristo nuko arikuye kandi agiye gutegura urugo azaricyuramo. Impamvu rigereranywa n'umugore ni uko ko riganduka rikorera Imana, rikanavuga ubutumwa, rikabyara abantu mu buryo bw'umwuka. Aho niho rigereranywa n'umugore. Noneho tuzi ko Imana yafashe Adamu ikamukuramo urubavu rw'ibumoso, ikaruremamo umufasha umukwiriye ari we Eva. Uko rero bimeze ni nako n'itorero rya Kristo naryo ryavuye muri Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo, ubundi ryatutse mu rubavu. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu ari ku musaraba, ubwo yarageze abacikanye amaze kuvuga ijambo rya nyuma rya kabiri, kuko ari ku musaraba yavuze amagambo 7. Hanyuma ijambo rya 7 yavuze nuko yavuze ngo data, mu maboko yawe niwo nshyize ubugingo bwanjye. Ngo amaze kuvuga iryo jambo yahise ku mutima ucikana. Umaze gucikana, icyakurikiyeho ngo hahise haza umwe mu basirikare amutera icumu mu rubavu, ngo havamo amazi n'amaraso. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 19 umurongo wa 34. Ngo yamuteye icumu mu rubavu, havamo amazi n'amaraso. Nk'uko Eva yavuye mu rubavu rwa Adamu wa mbere ari we wahindutse ubugingo buzima, ni nako n'itorero rya Kristo ryakomotse mu rubavu rwa Yesu igihe bamuteraga icumu ngo akavamo amazi n'amaraso. Iyo dusomye
igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 54 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 11 cyangwa se ku murongo wa 9 haratubwira ngo ubwe yahambanwe n'abanyabyaha yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke ariko Uwiteka ashimye kumushenjagura yaramubabaje ubwo ibisebye bizitambaho igitambo cyo gukoraho ibyaha azabona urubyaro azarama ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa n'ukuboko kwe azabona umurongo mwiza cyane azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe bimuhaze umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no gukizwa urumva uyu murongo nashakaga nivuze ngo azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe bimuhaze ngira ngo turabizi ko iteka ryose umubyeyi yagiye kubyara habanza amazi hagaheruka amaraso Yesu yagiye kukuramuka itorero hariya ku musaraba ya mibabaro yose yari arimo Yesu yari ari kuramukwa itorero rye hanyuma igihe yaterwa gucumi bavuga akavamo amazi n'amaraso burya yari aribyaye itorero ryatutse mu rubavu rwa Yesu muri uyu mugabo witwa Yesu ari we Adamu wa nyuma mu rubavu rwe niho haturutse itorero ari ryo mugore we cyangwa se umugeni wa Kristo mu gihe Adamu wa mbere wari ubugingo buzima nawe umugore we Eva yakomotse mu rubavu rwe itorero rya Kristo ryakomotse mu rubavu rwa Yesu ubwo yaterwaga icumu akavamo amazi n'amaraso aho niho yaribyaye n'itorero ryavukiye Pawulo yandikiye abakorera mu rwandiko rwa 2 ibice 11 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3 yaravuze ngo icyama mukanyihanganiraho hato kupfa bwanjye nyabuneka nimunyihanganire kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana kuko nabakwereye umugabo umwe ari wa Kristo ngo mubashingire mumeze nk'umwari utanduye ariko ndatekereza yuko nk'uko yanzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo ariko namwe intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo Pawulo hano nawe agaragaje ko itorero ni umugore ni umugeni wa Kristo namavuze ngo icyama mukanyihanganiraho hato kupfa bwanjye nyaboneka munyihanganire kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo ngo mubashingire mumeze nk'umwari utunganye itorero rya Kristo rero ni umugeni wa Kristo ni umugore w'Imana hanyuma turashaka kureba uburyo iki kiyoka cyatangiye kurwanya uyu muteguro w'Imana ugereranywa na Yerusalemu nshya mu ijuru hanyuma ukaza kuzuzwa n'umugore wa Adamu ari we Eva ukongera kuzuzwa n'ishyanga rya Isiraheli ukaba ugiye kuzuzwa neza n'itorero rya Kristo aho rigiye gukurwa mu isi rikajya kuba muri wa muteguro wayo ari we Yerusalemu nshya yo mu ijuru ugereranywa n'umugore uvuga ngo aho ni itorero rizaba iyi Yerusalemu nshya yo mu ijuru uyu murwa wera urimo uratunganwa Yesu amaze imyaka 988 arimo aratunganya uyu murwa urimo urarimbishwa kugira ngo itorero rya Kristo rizawubemo usa neza urumva rero uri kurimbishwa nk'uko umugore arimbishwa cyangwa se umugeni arimbishwa iyo agiye gusanganira umukwe aho rero ni itorero rizaba kandi naryo rizabayo ryejejwe ndashaka rero kugira ngo twinjire turebe uburyo Satani aricyo cya kiyoka cyahize uyu muteguro w'Imana kikawukurikirana kugira ngo kigeraho kibuza umugambi w'Imana ku muteguro wayo ari wo mugore wayo dusomye amagambo yanditse mu byashuwe igice cya 12 umurongo wa 3 aho tubonye ikindi kimenyetso ko umurongo wa 1 n'uwa 2 twabonye ko Yohana yabonye ikimenyetso iki kimenyetso abona ari umugore ikimenyetso cya 2 yabonye ni ku murongo wa 3 haratubwiye ngo mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye mbona ikiyoka kinini gitukura no kuvuga ngo ikindi kimenyetso cya 2 yabonye ni ikiyoka kinini gitukura gifite amahembe 10 n'imitwe 7 iki kiyoka ni ikihe rero iki kiyoka ku murongo wa 9 batubwiye ngo nicyo yanzoka ya kera ari umwanzi na Satani ari cyo kiyobya abari mu isi bose kuko yajemo ijambo ngo nicyo yanzoka ya kera Satani ni uwa kera amaze imyaka ibihumbi n'ibihumbagize amamiliyari tutazi
kuko yabayeho mbere y'uko ibiremwa byose byo mu isi bibaho. Satani yahoze ari Lusiferi mu ijuru. Nitubwira ko ari we watwaraga umucyo w'abamarayika. Lusiferi bisobanura umutwaramucyo, yatwaraga umucyo w'abamarayika bose. Satani ni wari ufite ubutware n'ubushobozi bwo kuba yahindukira akarebana n'Imana amaso ku yandi, kuko uyu munsi Yesu ari we n'ubundi urebana n'Imana amaso ku yandi, kuko abamarayika kugeza aka kanya nta bushobozi bafite bwo kurebana n'Imana mu maso ku yandi gutyo ngo barebane. Nta nubwo abamarayika bazi mu ifesi y'Imana. Ifesi y'Imana ntabwo bayizi. Babona ubwiza bwayo bwuzuye ijuru, bakabona ubwiza bwayo bubuzuyemo, ariko nta bushobozi bafite bwo kubura imitwe yabo ngo barebe mu maso h'Imana. Satani we wenyine wari ufite uburenganzira akiri Lusiferi mu ijuru bwo kurebana n'Imana mu maso. Ubu uyu munsi Yesu niwe urebana n'Imana mu maso. Abamarayika b'Uwiteka ryose ngiyo bubuye umutwe, babona ubwiza bwayo bubaye bwinshi. Tugiye kureba neza uburyo iki kiyoka ari cyo yanzuka kera ari we mwanzi na Satani cyahize uyu mugore, kuko tubonye ko iki kiyoka cy'imitwe 7 n'amahembe 10 Bibiliya yatubwiye ngo nicyo yanzuka kera. Byahishuwe 12 umurongo wa 9. Hanyuma wajya ku byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3 baratubwira ngo mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite umunyururu munini mu ntoki ze, afite n'urufunguzo rufungura ikuzimu. Afata cya kiyoka ari cyo yanzuka kera ari umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya bari mu isi bose, akijugunya ikuzimu, arakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanye kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza imyaka 1000 izashira. Cyakora nishira gikwiriye kuborwa kugira ngo kimare igihe gito. Rero batubwiye ko ni ikiyoka kinini gitukura ari cyo yanzuka kera ari umwanzi na Satani. Twatugusobanura gituma hajeho ijambo kera. Satani ni uwa kera, abayeho imyaka 1000 byinshi, yahoze mu ijuru kugeza ubwo yirukanwa avanwa mu ijuru aza muri iyi si. Tugiye kureba rero ese Satani ubundi amaze kwirukana mu ijuru yabaye, uko Bibiliya itubwira ko umuntu yaremwe nyuma yuko Satani amaze kuza mu isi. Satani amaze kwirukanwa mu ijuru nibwo umuntu yaremwe. Ikindi tubona ko Satani cyatumye yirukanwa mu ijuru ni ubwibone yagize, kuko ijambo ry'Imana atubwira mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12 hatwereka ko Satani yagize ubwibone kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 16. Hatubwira ngo wanyenyereye mu turutuwe mwana w'umuseke kuva mu ijuru kagwa, waneshaga amahanga kuba guciye bakakugeza ku butaka. Waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru muzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Uwo Satani ibyo ni ibintu yibwiraga muri we. Icya mbere yibwiraga yuko azazamuka akajya mu ijuru agasumba inyenyeri z'Imana. Icya kabiri yibwiraga ko azicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Icya gatatu yibwiraga yuko azazamuka akarenga aho ibicu bigarukira akaba nk'isumba byose. Urumva yafashwe n'ubwibone bwo gushaka kuba nk'Imana. Umurongo wa 15 batubwira ngo ariko uzamanuka ikuzimu ugera kundi barwarwo, abazakubona bose bazakwitegereza cyane bagutekerezaho bati mbese uyu niwe wahindishaga isi umushyitsi akanyeganyeza ubwami. Ngo Satani yafashwe n'ubwibone bwo kuba nk'Imana, arirukanywa avanwa mu ijuru aza muri iyi si. Iyi si rero nta kintu kimwe cyari kirimo. Igitabo cy'itangira igice cya 1 umurongo wa 1 atubwira ngo mbere na mbere Imana yari mu ijuru n'isi, isi yari itagira ishusho, yari ubusabusa, umwijima ari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana agendagendaga hejuru y'amazi. Kuba Imana irema isi nta kintu cyari kirimo, isi yari igizwe n'amazi gusa kandi bigizwe n'umwijima. None ukibaza ngo uyu mwijima ni uwuhe? Kuko ibintu biri mu isezerano rya kera navuga ngo ni ibishushanyo ngiro, ariko byari bifite icyo bishanya muri iki gihe cya none turimo mu buryo bw'umwuka. Yasubiramo ibintu byose biri mu isezerano rya kera byari ibishushanyo ngiro, ariko bifite icyo byashushanyaga muri iki gihe cyacu cy'imperuka turimo mu buryo bw'umwuka. Imana irema isi ngo isi yari igizwe n'umwijima. Ukibaza ngo uyu mwijima se ni uwuhe? Ni uyu nguyu tubona usanzwe uriho, wari uhari ariko none washushanyaga Satani. Uko birayivuze umwijima mu buryo bw'umwuka cyane, ibishaka kwerekeza kuri Satani ndetse n'abadayimoni be ndetse n'ibikorwa bikorerwa mu isi. Uyu mwijima rero wari uri isi washushanyaga Satani, kuko Satani yari yarirukanywe mu ijuru aza mu isi, akaba ari umwijima wagendagendaga, ngo wari umwijima ugenda hejuru y'umuhengeri.
cyangwa se wari umwijima uri hejuru y'umuhengeri. Hari ibintu bigeze kuri 7 dukwiye kwitaho mu gihe Imana yaremaga. Tuzagaruka tuyaganize buri kintu, buri kimwe, kuko ibyo bintu bivugwa mu gitabo cy'Itangiriro cya mbere, ibyo bintu 7 bifite icyo bishatse kuvuga muri iki gihe cyacu. Ibyo bintu 7 ni ibihe? Icya mbere nuko bitubwira ko Imana imaze kurema isi yari igizwe n'umwijima. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, isi itagira ishusho, yari ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, umwuka w'Imana ageragenda hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habe umucyo ubaho. Imana ibona umucyo kari mwiza, itandukanye umucyo n'umwijima. Umucyo wita amanywa, umwijima wita ijoro, ngo buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Ibintu 7 rero bivugwa cyane muri gice cya mbere cy'Itangiriro. Icya mbere ni umwijima wari mu isi, icya kabiri ni amazi yaragize isi, icya gatatu ni umucyo Imana yaremye, icya kane ni umwuka w'Imana wagendagenda hejuru y'amazi, icya gatanu ni izuba yaremye, icya gatandatu ni ukwezi, icya karindwi ni inyenyeri. Ibi bintu byose turabibona birahari, ariko bikaba ari ibishushanyo ngiro bifite icyo bishatse gushushanya muri iki gihe cya none mu buryo bw'umwuka. Uyu mwijima washushanyaga Satani niwe mwijima ndetse n'abadayimoni. Umucyo washushanyaga Yesu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9. Mbere na mbere hari Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose biba biremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvuye mu mwijima, ariko umwijima ntiwabimenya. Noneho umurongo wa 5 haratubwira ngo hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si wo mucyo nyakuri, ahubwo yazanywe no guhamya ibyabo. Uwo mucyo niwo mucyo nyakuri, kandi ubwo niwe yatangira kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yesu niwe mucyo w'isi. Ubutumwa bwanditswe na Yohana 8:12. Yesu arababwira ati nige mucyo w'isi, umurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azafite umucyo w'ubugingo. Uriya mucyo Imana yaremye washushanyaga Yesu. Ariya mazi yaragize isi yashushanyaga abantu, uburyo isi zuzura abantu benshi. Ubundi Bibiliya yivuza amazi cyane ushaka kugereranya abantu bakunda kugereranywa n'amazi cyangwa se n'inyanja. Izuba ryashushanyaga ubutumwa bwiza Yesu azatuzanira. Ukwezi gwashushanya itorero rya Kristo. Inyenyeri zishushanya cyangwa zigereranya abashumba b'itorero rya Kristo. Mwumva ko ni ibintu bihari, ariko byari bifite icyo bishaka kuvuga kizabaho muri iki gihe cyacu turimo. Tugaruke gatoya rero. Satani yirukanwe mu ijuru aza mu isi, isasanga isi yuzuye amazi, atangira kugendagenda hejuru y'amazi, ngo yiberaga hejuru y'umuhengeri. Ariko nubwo byemeze bityo, ngo n'umwuka w'Imana nawo wagendagendaga hejuru y'amazi. Satani rero amaze kwirukanwa mu ijuru ari hano mu isi, mwumva ko isi yari itagira ikindi kintu kiremwa. Biriya bintu byose Imana yaremye mu minsi 7 ikabishyira mu isi, mwumva ko isi yari imaze imyaka amamiliyari iriho, ariko inyuzwe n'amazi. Satani nawe yari yarirukanwe akomeza kugendagenda hejuru y'amazi, ari wo mwijima wiberaga mu muhengeri. Wari umwijima uri hejuru y'umuhengeri, umwuka w'Imana akagendagenda hejuru y'amazi. Uyu mwuka w'Imana niyo Imana yohereje muri iki gihe cya none mu isi. Ubundi mbere umwuka wera ntabwo yabanaga n'abantu, yarazaga agahanga ku umuntu agahanura, akavuga iby'Imana imubwiye akongera akigendera. Ariko uyu munsi umwuka wera yoherejwe mu isi ari hejuru y'amazi, ari hejuru y'inyanja, kuko twabonye ko abantu bagereranywa n'inyanja. Umwuka w'Imana agendagenda hejuru yacu. Umuntu wese wizeye umwami Yesu akamushaka, uyu mwuka mwinjiramo. Murumva ko ibyo bintu byashushanyaga iki gihe cya none turimo. Noneho Satani rero yaraje akomeza kuba mu isi, ariko ari umwijima uri hejuru y'umuhengeri, kugeza ubwo Imana iremye muri ya minsi 7 irema ibintu byose turebesha amaso yacu: ibiti, amashyamba, ibyatsi, inyamaswa, ibikururuka, ibiguruka mu kirere, irema n'umuntu ndetse n'abafi yo mu nyanja n'izindi nyamaswa zose ziba mu nyanja. Yabiremye mu minsi 6, ku munsi wa 6 nibwo yaremye umuntu, iruka ku munsi wa 7. Hanyuma imaze kurema umuntu, ngo yimanuriye ingobyi ivanye mu ijoro. Iyo ngobyi ishyira mu burasirazuba bw'igihugu cya Edeni. Ni ukuvuga ngo Imana yamanuye ingobyi
iyivana mu ijuru, uko ijuru risa, uko riteye. ubwo iyo ngobyi niyo yaje nk'ifoto y'ijuru, Imana iyishyira mu burasirazuba bwa Edeni. Edeni cyari igihugu, imaze kuyishyira mu burasirazuba bw'igihugu cya Edeni, ifata uruzi rwo mu gihugu cya Edeni ngo iruyobora muri ya ngobyi, ngo kugira ngo amazi yarwo aneteshe iyo ngobyi. hanyuma urwo ruzi rumaze kugera mu ngobyi ngo rwigabanyamo imigezi ine, harimo umugezi witwa Ufurate, harimo n'undi mugezi witwa Tigre, n'iyindi migezi ibiri ntabwo byo ushaka kwinjiramo cyane. ariko tubona ko nyine Imana yayoboye mu ruzi rwigabanyamo imigezi ine, hanyuma ngo imezamo ibiti by'ubwoko butatu, harimo igiti cy'ubugingo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, ndetse n'ibiti by'imbuto ziribwa. aha tuzahagaruka turimo kubigisha iki gice cya kabiri n'icya gatatu cy'itangiriro dusobanura ibi bintu. ariko Imana yamanuye iyi ngobyi iyishyira muri ubu burasirazuba bwa Edeni, iri guteganya kuzashyiramo umuntu yiremeye. imaze kuyirema, iki kiyoka ari cyo nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, cyahise kijya kwibera muri ya ngobyi. tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 28:11 haratubwira ngo, maze ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, curira umwami w'Itiro umuborogo, mubwire uti, umva ko umwami w'Uwiteka avuga ngo, wari intungane rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje, wahoze muri Edeni, ya ngobyi y'Imana. uyu ni Satani uvuzwe. hano Ezekiyeli arimo gusobanura, yasobanuraga uburyo Satani yabaye mu ijuru, uburyo yari umukuru w'abamarayika bose, uburyo mbega yari yuzuye bya bindi bisobanzo tubabwira, ziriya ndirimbo zose yaririmbaga mu majwi 12. kugira ngo uyu munsi tuzi amajwi ane yonyine turirimba, harimo bazi, aruto, soprano ndetse na tenor. ariko Satani yaririmbaga amajwi 12 kandi mu buryo bw'urufaya yungikanye. ahangaha akaba ariyo mpamvu ujya kubwira abantu bavuga ngo bafite impano ngo yo kuririmba. ntabwo Satani akangwa n'uburirimbyi, Satani ntakangwa n'uko uririmba, ahubwo ukimukanga akangwa n'uko weza imbuto ushyira mu bikorwa ibyo wavuze. kuko Satani ni umuririmbyi. n'ubu mujya mwumva ko hari abantu bajya ikuzimu guhabwa amajwi cyangwa kwiga amajwi, kuko Satani ni umuririmbyi ukomeye cyane, niwo murimo yarashinzwe mu ijuru. ntabwo rero akangwa n'uko waririmba cyane ngo uririmba abantu bose ngo bafashwe. ikimukanga ni uko uba ushyira mu bikorwa ibyo waririmba, kwera imbuto. aha rero Ezekiyeli yahanuraga Satani n'uburyo yaje gufatwa n'ubwibone, hanyuma akirukanwa mu ijuru akaza mu isi. umurongo nishakiraga cyane n'uriya murongo batubwiye ngo, wahoze muri Edeni, ya ngobyi y'Imana, umurongo wa 12. urumva ko Satani, Imana imaze kumanura iriya ngobyi ikayishyira mu isi kugira ngo ishyiremo umuntu, Satani niwe wese ajya kwibera. turashaka kuzagaruka kuri iki gice cya gatatu cyane niho bivugwa cy'itangiro, tubereka ko kiriya giti kivugwa cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi cyari Satani. Satani yahoze muri Edeni, ya ngobyi y'Imana. nta kindi yashakaga Satani. rero Satani yagiye mu ngobyi agira ngo abone uburyo azarwanya umugore w'Imana, cyangwa se umuteguro w'Imana ugereranywa n'umugore ari w'Imana yasohoreje kuri Eva ubwo yamukoraga mu rubavu rwa Adamu, kugira ngo Eva ari uzakomokwaho n'urubyaro ruyubaha, hanyuma urwo rubyaro ruzabe muri wa murwayi yateguye mwiza. ko twabonye uriya mugore uvugwa ari umuteguro w'Imana, ari ugereranywa na Yerusalemu nshya yo mu ijuru. mbibutse yuko iriya ngobyi Imana yashyize muri Edeni ni nawe murwa Yerusalemu, niyo paradizo. ibi byose tuzabigarukaho. akaba ariyo iriya ngobyi igereranywa n'umugore w'Imana, hanyuma Imana yiteguriye ko izabamo umuntu. niyo mpamvu umuntu agaruka kugasanga n'ubundi aritirirwa umugore w'Imana. ahangaha rero tuzagaruka turimo kubereka Satani rero yinjiyemo hariya kugira ngo ahige umugore w'Imana ariwe Eva. murabizi ko atangira gushoka umuntu yahereye kuri Eva n'ubundi. urumva ni wa muteguro w'Imana ugereranywa n'umugore, yahereye kuri Eva aba ari washuka. Eva aramwumvira, amaze kumwumvira abwira n'umugabo we, bituma umwana w'umuntu ajya kure y'Imana, atandukanywa n'Imana. urumva ko iki kiyoka rero cyatangiye guhiga umugore kera, gihera kuri Eva, ariko si kuri Eva cyashakaga cyane, ahubwo cyashakaga kurwanya nyine wa muteguro w'Imana ugereranywa n'umugore, giciye kuri Eva. ngira ngo murabizi ko Eva yabyaye Kayini na Abeli,
bukeye kandi yicayemo umuntu w'Abeli. Kayini Imana imwirukana mu maso yayo ahinduka umusazi. Bukeye Adamu na Eva bongera kubyara umuhungu witwa Seti. Ukuvuga ngo kuva kuri Seti kugera kuri Nowa hacamo ibisekuruza 9, ariko biritubwira ko kuri Seti ariho abantu bongeye kubahira izina ry'Uwiteka mu isi. Urumva ko bya bindi Imana ashaka ko hari urubyaro rukomoka ku mugore ari we Eva, kandi urubyaro yubaha. Babyaye Abeli wari umukiranutsi, ukuru waramwica, ariko bongera kubyara Seti aba ari we nanone abantu bongera kubahira Imana mu isi. Birakomeza kugera kuri Nowa. Imana irimbura abo mu gihe cya Nowa bitewe nuko banze kwiyumvira irokora Nowa wenyine ndetse n'umugore we n'abahungu be 3 n'abakazana be, bari abantu 8. Hanyuma kuri Nowa niho Imana ashaka kugira ngo ngere komone nanone urubyaro yubaha rukomotse kuri wa mugore Eva. Hanyuma babahungu be 3 Shemu, Hamu na Yafeti nibo bongeye kubyara mu gisekuruza cy'uwitwa Shemu ari we fura ya Nowa. Ibice 11 umurongo wa 10 y'itangiriro no batwereka igisekuruza cya Shemu ko ariho Aburahamu yakomotse. Aburahamu ngira ngo murabizi niwe ukomokwaho habanza Isaka, agakurikiraho Yakobo ariwe Isiraheli, agakomokwaho n'abantu bose babandi bose bene Isiraheli nyine. Isiraheli ikagaruka none Imana yita umugore wayo. Isiraheli nayo bikomeza kugenda byanga cya kiyoka gikomeza kurikirana Isiraheli. Urumva ikiyoka cyahereye kuri Eva gikurikizaho Kayini koko aracyumvira. Icyo ni cya kiyoka kiracyakurikirana umuteguro w'Imana ugereranywa n'umugore, kuko twabonye ko uyu muteguro w'Imana uri mu ijuru, Yerusalemu yo mu ijuru, ariko Imana yaje gutangiza hano mu isi binyuze ku mugore ariwe Eva n'urubyaro ruzamukomokaho. Kuko uriya muteguro w'Imana we Yerusalemu yo mu ijuru, Imana yawuteguriye kugira ngo uzaturwe muri kiremwa muntu. Niyo mpamvu Satani yakomeje gukurikirana ikiremwa muntu kugira ngo umwana w'umuntu atazaba muri uriya murwa wera ugereranywa n'umugore ari wo Yerusalemu nziza cyangwa Yerusalemu nshya yo mu ijuru. Satani yakomeje gukurikirana kugeza mu gihe cya Nowa, kugeza ubwo Imana irimbuye abo mu isi yo mu gihe cya Nowa, bitewe n'uko Satani yifuza ko umwana w'umuntu ibyo birangira, kugeza ubwo Imana yongeye guhagurutsa Aburahamu imukomoramo Abisiraheli. Isiraheli Imana ikomeza kwita umugore wayo, kugeza ubwo Abisiraheli nabo Imana ibaha isezerano yuko muri bo ari bazakomoka noneho umwana uzayumvira cyangwa se umuntu uzayumvira agakora ibyo ushaka ari we Yesu Kristo. Aho niho bahawe isezerano rya Mesiya uzavuka muri bo, akaza gukora ibyo Imana ishaka, agakiranuka, akagaragaza kamere y'Imana. Hanyuma abazamwizera Imana ikazabatuza muri wa muteguro wayo ari wo Yerusalemu yo mu ijuru igereranywa n'umugore. Ntabwo ari ikibazo gikomeye kuba Imana yafata abayizera cyangwa se igafata Isiraheli ikageranya n'umugore, nk'uko twabonye ko umugore ari Yerusalemu yo mu ijuru, nuko n'ubundi Yerusalemu yo mu ijuru izaturwamo n'abayizera. Urumva rero twitirirwa umuteguro wayo ari wo Yerusalemu yo mu ijuru, kuko yawuduteguriye ngo tuzabe muri uwo muteguro wayo. Kugira ngo tugere ku musozo, twari turi gusobanura uburyo Satani cya kiyoka ari cyo nzoka kera ari umwanzi wa Satani cyatangiriye mu ngobyi ya Edeni gihiga umugore, kirwanya uwo muteguro w'Imana, gihera kuri Eva, kirakomeza kirwanya umwana we Kayini, aremera aragikorera, kirakomeza kwa Nowa kugira ngo kirimbure abo mu gihe cya Nowa, kirakomeza gikomereza kuri babahungu ba Nowa buryo babyaraga bari abana. Hanyuma bo babyaye nabo batangira kugomera Imana mu gihe cya Nimurodi. Icyo ni cya kiyoka cyo nzoka kera nyine cyahereye muri Edeni, gitangira kubatera kugomera Imana. Birakomeza kugeza ubwo Imana yitoranirije Aburahamu mu gisekuruza cya Shemu ariwe muhungu w'imfura wa Nowa. Aburahamu imukomoramo Isaka byara Yakobo akaba ariwe witwa Isiraheli, yahawe cyangwa se yarazwe igihugu cy'i Kanani, cyitirirwa izina rye, niyo mpamvu cyitwa ngo ni Isiraheli. Hanyuma b'abana be 12 nibo bagituyemo. Cya kiyoka gikomeza kurwanya Abisiraheli. Imana itanga isezerano ko muri Isiraheli bazakomoka umukiza, Mesiya uzaza gukiza abari mu isi yose. Hanyuma twabonye ko ariho nanone Isiraheli yese ihabwa iryo sezerano bigereranywa no gutwita, kuba ngo uriya mugore ari we Isiraheli yari atwise.
tugeze noneho rero aho Isiraheli yabyaye, cyangwa se uyu mugore w'ikigereranyo ari we Isiraheli yaje kubyara. Yabyaye nde? Ni Yesu wavutse mu ishyanga rya Isiraheli. Dusubiye rero mu Byahishuwe 12 umurongo wa 4 haratubwira ngo umurizo wacyo ukura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Ubwo ngo Satani amaze kwirukanwa mu ijuru yamanukanye n'abamarayika. Iyo haje ijambo ngo 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru, inyenyeri zivuzwa hano ni abamarayika. Hanyuma ngo umurizo we ngo niwe wakure 1/3. Umurizo biba bishatse gusobanura ubwesikoro, ubutiriganye n'uburyarya Satani yashyize mu bamarayika. Umwuka wamwinjiyemo ubwibo no gushaka kuba nk'Imana yabateyemo, bituma abamarayika bigumurana nawe, bose bagomera Imana. Hanyuma Imana yirukanye Satani kuko n'abamarayika bari banduye, nabo bagomba kumanukana nawe. Kuko Satani umurizo we cyangwa umurizo w'icyo kiyoka wakuruye 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru. Nari mbabwiye ngo iyi mvugo ngo 1/3 itsindagiriza ko hari umubare mwinshi w'abamarayika Satani yamanukanye nabo bavuye mu ijuru. Namwe murebe abadayimoni baba mu isi yose, nukuvuga ngo bakorera mu isi yose, nta gihugu na kimwe batarimo. Ni imyuka izerera kandi igenda nk'umurabyo, baba barimo gutembera isi yose, nibo bari guteza ibyago mubona mu isi, bari gukoresha amahanga yose mu ntambara n'ubwicanyi bubera mu isi. Ni ukuvuga ngo uwo ni wa mubare w'inyenyeri ugereranywa na 1/3 umurizo w'icyo kiyoka wamanukanye. Tubonye ko umurizo ni uburyarya, ni umwuka mubi wo kwigomeka ku Mana Satani yateye mu bamarayika, ko nabo bari banduye Satani yirukanywe, bagomba kumanukana nawe. Hanyuma baza hano mu isi. Hanyuma tubonye ko noneho umurongo wa 4 ngo cya kiyoka cyahagaze imbere y'uwo mugore waramukwaga. Ni ukuvuga ngo kimaze kwirukanwa mu isi, mu ijuru, kimaze kwirukanwa mu ijuru kikaza mu isi n'abamarayika bacyo, ngo cyahagaze imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsore. Ni ukuvuga ngo cyatangiye guhagarara imbere y'uwo mugore kuva kuri Eva, ko twabonye ko uyu mugore ni Yerusalemu yo mu ijuru, ariko noneho Eva akaba ari uri gupresenta iriya Yerusalemu yo mu ijuru. No cyatangiye kurwanya uyu mugore gihereye kuri Eva kugeza ubwo kigeze kuri Nowa, kugeza ubwo kigeze kuri Aburahamu, kugeza ubwo kigeze ku rubyaro rwa Yakobo ariwo Isiraheli, kugeza ubwo gitangiye gushaka guhagarika isezerano Imana yahaye Abisiraheli yuko muri bari bazakomoka umukiza uzaza gukiza abari mu isi yose, kugeza ubwo kandi nanone Isiraheli bakomeza kubana n'iryo sezerano, kikomeza kubarwanya kugira ngo kimare ubwoko bwa Isiraheli, kuko ari Imana ashaka gusohora iryo sezerano. Biranga kugeza ubwo Mesiya avutse, gitangira kumuhiga kugira ngo kimutsotsobe. Ubu hano twata twinjira mu buzima bwa Yesu, ubuzima Yesu yabayemo, ariko ntabwo twabwinjiramo none ahangaha. Ariko Satani yashatse gutsotsoba uyu mwana ryari. Ni igihe umwuka we wirohaga mu Bayuda, ukongera ukiroha mu Baroma, n'uburyo barwanyije Yesu, n'uburyo yishwe. Ariko kuko nta cyaha yakoze, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umwana warasahurwa ajyanwa ku Mana no ku mibiri yayo. Ni ngo gusahurwa kwa Yesu ni ukuzuka kwe no kujya mu ijuru. Reka subire muri aya magambo kugira ngo mwumve neza ibice 12 by'Ibyahishuwe 12 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 7. Haravuga ngo mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo kurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsobe. Abyara umwana w'umuhungu uzagiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana warasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungiye mu butayu aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Iminsi 1260 ihwanye n'imyaka 3 n'igice. Umurongo wa 4 bakavuga ngo mu ijuru abaho intambara, Mikali n'abamarayika be batabara kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibahanisha, kandi mu ijuru habo ntihabakiboneka. Ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo yanze kwa kera, ari umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo
Isiraheli niyo yabyaye umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu wavutse ni Yesu. Yesu niwe wakomotse mu ishyanga rya Isiraheli. Ariko ikiyoka kiramuhiga ngo kimurwanye. Wowe udukurikiranye urabizi ko Yesu yarishwe ariko ko nta cyaha yakoze arazuka, hanyuma gusarurwa akajyanwa mu ijuru. Ni Yesu yasubiraga mu ijuru asiga intumwa ze azisukamo imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zamamaze ubutumwa bwiza ku isi yose. Ndibwira ko iki cyasobanutse neza. Turimo kubereka uburyo ikiyoka cyakomeje guhiga umugore n'uburyo yabyaye umwana w'umuhungu, uburyo umwana w'umuhungu yasahuwe ari we Yesu, n'uburyo noneho cyasigaranye noneho rero umugore kugira ngo ari we gikirwanya, ari we noneho itorero rya Kristo, kuko kugira ngo Yesu amaze kuva mu isi asubiye mu ijuru yasize itorero rye. Noneho ubwo ni ukuvuga ngo ni muri ba Bisiraheli Yesu yabwirije ubutumwa, barakizwa, intumwa arazisiga, zisigaye zivuga ubutumwa bwiza. Ikiyoka gihiga noneho rero itorero rya Kristo arizo ntumwa. Murabizi ko intumwa zatangiye gutotezwa, batangira kwicwa, batangira gutwikwa, batangira kubambwa, abandi bagaburirwa intare, abandi bacibwa ibihanga. Urumva ni cya kiyoka n'ubundi noneho gihindukiriye wa mugore ariwe Isiraheli ku ntumwa Yesu yari asize n'abandi benshi bamwizeye, kirabarwanya, gikomeza kubarwanya. Uyu mugore ngahungira mu butayu. Aha ndashaka kuza kuhinjira neza ndi kubereka uyu murongo wa 6 n'umurongo wa 13. Ni imirongo ushaka guhuza kugira ngo mbone kusobanura uyu mugore uburyo yahungiye mu butayu, kuko ku murongo wa 6 haravuga ngo yahungiye mu butayu kugira ngo agaburirwe yo kumara iminsi 1260. Ukubye iminsi usanga ari imyaka 3 n'igice. Wajya ku murongo wa 13 aratubwira ngo uyu mugore yahawe amababa 2 y'ikizo kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwa icyo kiyoka. Ni ukuvuga ngo igihe ni umwaka umwe, ibihe ni imyaka 2, igice cy'igihe ni igice cy'umwaka. Wabiteranya byose bihwanye n'imyaka 3 n'igice n'ubundi. Rero kugira ngo sobanure uburyo uyu mugore noneho uyu mwana amaze gusahurwa yajyanwe mu ijuru ku Mana no ku ntebe yayo, n'uburyo ikiyoka cyakomeje guhiga uyu mugore ari we noneho itorero Yesu yarasize mu isi muri Isiraheli, n'uburyo uyu mugore ngo yahungiye mu butayu ahagaburirwa iminsi 1260, cyangwa se igihe n'ibihe n'igice cy'igihe ari mu cyo kiyoka. Nagira ngo mbanze soreza aha ngaha mbone kwinjira kubasobanura uburyo uyu mugore noneho rero yahawe amababa 2 y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu, ngo ahagaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, cyangwa ahagaburirwa mu gihe cy'iminsi 1260. Aho niho tugiye kwinjira dusobanure neza. Ariko hano turi gusobanura ese iki kiyoka ni ikihe. Tubonye ko iki kiyoka aricyo nzoka ya kera y'umwanzi na Satani. Icya kabiri, kukiyajemo ijambo ngo niyo nzoka ya kera, nuko Satani ari we wihinduye yishushanyije mu nzoka, cyangwa se umwuka we winjiye mu nzoka. Inzoka bariganira na Eva, hanyuma bituma bakora ku by'Imana yababujije, bacumura imbere y'Imana. Ni ya nzoka ya kera rero ariyo mwanzi na Satani. Ikindi turi gusobanura izi nyenyeri, uyu murizo wacyo wamanuye 1/3 cy'inyenyeri. Tumenye ko izi nyenyeri ni abamarayika, uyu munsi ni abadayimoni bamanuka na Satani. Kuba haje ngo 1/3 ni umubare, ni gutsindagiriza ko hari umubare mwinshi w'abamarayika bamanukanye na Satani bari hano muri isi, bari kurwanya umugore w'Imana ari we toro rya Kristo. Ikindi yasobanuraga ni uyu mwana wavutse. Uyu mwana ninde? Uyu mwana twabonye ko ari Yesu. Ese yabyawe nande? Yabyawe n'ishyanga rya Isiraheli, hanyuma gusarurwa akajyanwa mu ijuru n'igihe yaramaze kuzuka asubiye mu ijuru. Nibyo turi gusobanuraho. Tugiye gukurikizaho gusobanura noneho rero ninde wirukanye Satani mu ijuru. Bibiliya yatubwiye ko ari marayika Mikayeli. Umurongo wa 7 ngo mu ijuru abaye intambara Mikayeli n'abamarayika be batabara kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibanesha. Turashaka gusobanura uyu Mikayeli ninde wirukanye Satani mu ijuru. Abantu benshi bakunda kuvuga ko ari Yesu. Turabireba niba ari Yesu koko. Ikindi turi gusobanure ni iki ngiki kirebana n'uyu mugore ukuntu yahawe amababa 2 y'ikizo kinini, akaguruka agahungira mu butayu ahantu we ahagaburirwa igihe cy'imyaka 3 n'igice, igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, cyangwa se iminsi 1260. Aho niho tugiye kwinjira.
reka tubanze dusenga Imana, hanyuma Imana irushaho gukomeza kutwumvisha ubutumwa bwiza no kubwumva neza. Intego murabizi dufite mu kwigisha igitabo cy'ibyahishuwe, twatangiye tubibabwira. Icya mbere ni ukumenya, icya kabiri ni ugufashwa. Twabonye ko gufashwa bingana no kwezwa, kuko iyo wamenye, icyo wamenye nicyo kikubyarira icyo uri cyo, nicyo kiguhindura nyine. Rero turi kwiga ngo tumenye ibi bintu, hanyuma biduheshe gufashwa egari kwezwa. Niyo mpamvu tuba turi kwigisha ibintu tugasesengura tugacukumbura, ngo igice cya 12 nugisoma ujye ucyumva neza, wumve n'umugambi w'Imana n'urukundo rw'Imana rukubiyemo, bigutere kubaha Imana no kwezwa uyibwira ngo ndagushimira kubw'umugambi wawe mwiza, kuko wankunze kera sitararembwa n'uburyo wagiye undinda iki kiyoka. Imana ibahumugisha. Reka dusenga Imana. Turakomeza kugira ngo turangize igice cya 12, twinjire ku gice cya 13, twiga ibyazira nyamaswa. Ariko twabanje kumenya iki kiyoka uburyo cyakurikiranye umugore, n'uburyo umugore yakinaniye kikarwanya umwana nawe agasarurwa akajyanwa mu ijuru, kigahindukira urubyaro rw'umugore. Mu guhindukira urubyaro rw'umugore niwo Bibiliya tutugaragariza noneho strategy, uburyo cyahise gikoresha kugira ngo kirwanye urubyaro rw'umugore bitewe n'umujinya kimufitiye. Murakoze cyane Imana bahumurize. Kadusenge. Mwami Yesu, turagushimye kubwo ijambo ryawe duhaye, reka ufashe buri wese kugira ngo arushe gusobanukirwa ubutumwa bwiza, kandi turagushimira urukundo rwawe rwinshi. Iki kiyoka cyakomeje gukurikirana itorero kuva kera, cyakurikiranye umwana w'umuntu, ariko nawe wakomeje kudukurikirana, n'ubu uracyadukurikirana. Ntacyo azatugira kuba kwizera turashinganye, turi mu maboko y'Imana, turi mu butware bw'Imana. Fasha umuntu wese ukurikiranye ubutumwa bwiza kugira ngo arusheho gusobanukirwa n'ubu butumwa, arusheho gusobanukirwa n'ibyo turimo turavuga, yumva urukundo rwinshi muri ubu butumwa bwiza. Ndagushimiye ko mbishe gusenga, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane Imana bahumugisha. Tubasabye gukomeza kubana natwe, kuko hari byinshi tugiye kwiga kandi birebana n'iki gihe tubagazemo cyane. Shalom.